ngira ngo mpere ku ingingo yo kuvuga ubuhamya Minisitiri Bizimana yatugejejeho. Hari ubundi buhamya burebure burimo amateka akomeye Theoneste nawe amaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye, ni ukuri. Abafite uko babihakana cyangwa babihakanya, ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi, uyagire uko ushaka, yaba mu gihugu hano, byaba hanze, cyane cyane niyo bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga, n'abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi, ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda ruzakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri. Ibibaho tureba aha, ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abo ari bo bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho. Uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara.
ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva batagombye kubasemurira cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Today, we gather again in remembrance to everyone present and watching online. Thank you for joining us on this important day. We deeply appreciate the friends who join us every year in person or in spirit without fail. I thank the survivor who has just spoken. These testimonies keep memory alive for all of us and for those who will follow us. Kwibuka carries profound meaning for our nation. It is how we confront and overcome the divisions that nearly destroyed us. This day empowers us all. We draw on the strength of survivors who provide the reservoir of humanity that feeds our nation's soul. To all survivors, know that you are not alone. We stand with you always. Everything we have achieved was only possible because all Rwandans decided to join hands in a common purpose. We honor the role played by every Rwandan in our country's rebirth. The reality of the genocide is clear for all to see. The ringleaders were convicted in international courts with rigorous evidence. The Gacaca process documented the course of the genocide in every single village and neighborhood in Rwanda. Over 50 million handwritten pages were produced during the 10 years of Gacaca. Right here, where we are standing, 250,000 victims of the genocide are laid to rest. And in 2018,